umaze igihe kinini utegerejwe n'amahoro ariko wanze kuyasanganira. Erega burya umuhangayiko uhora uteza urusaku rudacogora mu mutima wa muntu. Umuhangayiko gufungira hatarebwa n'amaso, bikakwambura amahoro n'imbaraga usanzwe wifitemo muri wowe. Ariko iyo utangiye cyangwa ukiga kurekura, iyo uhisemo kwizera injyana y'ubuzima ahubwo uhora urwana nabwo, hari ikintu gikomeye kiba. Icyerekezo cy'ubuzima kirahinduka. Ubuzima mu bwenge butuje butangira kugukorera no kugushyigikira, atari uko wabuhisemo, ahubwo ari uko wahaye umwanya ibintu ngo bitembere mu neza. Muri iki kiganiro nunyemerera, turaganira ku masomo agera kuri 7. Turigira hamwe inyigisho zituje ariko zikomeye, bidufasha kuva mu bubata bwo guhangayika, ukinjira mu mahoro amaze igihe agutegereje. Reka dufate isomo rya mbere. Ubwoba ni nk'imbuto, iyo uyibibye irakura. Icyo ushyize imbere nicyo kiba imbaraga zikuyobora. Ubwoba si amarangamutima gusa, ni nk'indererwamo ureberamo ubuzima bwawe. Uko ugenda ureba ibintu ukoresheje ubwoba, niko ubuzima bwawe n'isi yawe irushaho kugorana. Ikibabaje ni uko iyo utinya ikintu cyane, utangira kubaho nk'aho cyatangiye kuba impamo. Utangira kugira ubuzima utabizi, ukabana nacyo. Ibaze iki kibazo nawe, utinya gutakaza akazi. Uwo muhangayiko utangira kukuba mu bifite ubwoba bwo gutakaza akazi, ugatangira gushidikanya, ugatangira gutakaza icyizere no gucika intege. Iryo hangayika ritesha agaciro imitekerereze yawe, maze ugatangira kwiyibagirwa no kwiyitaho, kandi ibyo byose bikaba utabigambiriye. Muri icyo gihe umutima utangira kuwerekeza ku cyo utinya. No mu rukundo ni uko bimeze. Utinya gutereranwa bishobora gutuma umuntu yikomeza cyane cyangwa agahorana ugushidikanya. Ayo makenga nta kindi akubyarira usibye umuhezo. Utekereza ko ibyo bintu byikora se? Oya, ahubwo ni ubwoba bukorana nawe. Umutima umeze nk'ubutaka, ntubogama ku mbuto buteyemo. Iyo ubibyemo imbuto z'ubwoba cyangwa imbuto z'amahoro, byose urakira. Kandi buriya ntabwo ugomba kwibagirwa ko ari wowe muhinzi. Niba utagomba kwibagirwa rero ko ari wowe muhinzi, ni wowe ugomba guhitamo n'imbuto utera. Ibi ntibisobanuye kwigira nk'aho byose bitunganye. Bisobanuye kwimura ibitekerezo byawe, ukabikura ku bwoba, ukabishyiraho mu kubaho aka kanya. Iyo ubwoba buje, hagarara, humeka wibaza uti, ese iki gitekerezo cy'ubwoba kirimo kunyubakira amahoro muri njyewe, cyangwa kirimo kirunganira ubwoba bwanjye, kiri kubutera inkunga? Kuri ibi ntabwo bivuga ko uri umunyantege nke. Menya ko ari wowe utegura ahazaza hawe. Iyo uhindutse, n'isi yawe yo hanze itangira kubigaragaza. Reka ubwoba maze urebe ukuntu ubuzima bworoshye bugafunguka kandi bugatembera mu buryo utigeze utekereza. Icya kabiri, kandi burya imbaraga nyazo zigaragarira mu kurekura cyangwa se guheba. Muri iki gihe abantu batwigisha ko imbaraga ari ukugenzura buri kintu cyose. Kugenzura igihe cyawe, intsinzi yawe, ibisubizo byawe, gukomeza guhatana, gutegura byinshi no gufata ibintu ukomeje. Ariko hari ubundi bwenge butanga ukundi kandi kuruhura cyane. Imbaraga nyazo si ugukomeza ibintu, ahubwo ni ukoroshya. Mu by'ukuri si ukwiheba, ahubwo ni ukwemera ko tudashobora kugenzura buri kintu cyose cyangwa buri muntu wese. Tekereza iyo ufashe amazi mu kiganza. Iyo uyafashe ukayakomeza ararenga akagenda, ariko iyo ufashe ikiganza cyawe ugatega witonze, amazi agumamo. Ibyo nibyo bita kwireka. Si ubunebwe cyangwa kutita ku bintu, ahubwo ni ukwifunga, ni ukwizera gutuje, uvuga ngo maze gukora impamvu, ahasigaye reka nizere ubuzima. Iyo duhagaritse kuvangira ikintu buri kanya, hari ibintu byiza bitangira kuba. Imbaraga zacu ziragaruka, ibitekerezo bigatembera neza, tugatangira kubona amahirwe twari twaravukijwe n'ubwoba. Kurekura si iherezo, ahubwo ni itangiriro ry'ubuzima nyabwo. Kandi muri ubwo buzima bw'isanzu ntabwo utakaza imbaraga, ahubwo nibwo uzivumbura. Icya gatatu, guhangayika nibyo ntazi, amahoro ni ay'ubu. Guhangayika ni kuba muri aka kanya, ahubwo kuba mu bizaza. Genda bite? Ariko ibyo byose bibaza, ahubwo ni filime ikinirwa mu mutwe wawe. Iyo uhangayitse, reba nawe ahantu ibitekerezo byawe biba biri. Byubaka inkuru n'amashusho bitarabaho. Igihe cyose uba warashaye muri ibyo bitekerezo, ntabwo ubuze ahantu ubuzima nyakuri buri. Erega abantu benshi ntabwo tuzi ko uyu mwuka duhumeka ari nacyo gishoro cy'ubuzima. Igishoro cya mbere ni ukuba uhumeka. Muri aka kanya uriho urahumeka, menya ko uri uw'agaciro. Nubisobanukirwa uzaba utsinze imbaraga z'ubwoba. Mu by'ukuri nta hazaza ho gutinya. Uyu mwanya ni uwo gutuza, ni uwo kwiha amahoro.
isi n'iby'isi birasakuza, ariko menya ko aka kanya kari kukongorera amahoro. Uko ugenda wumva amahoro niko ugenda ubona ko amahoro atari ikintu ushakira hanze, asanzwe muri wowe, atwikiriwe n'urusaku rw'ibitekerezo nakubwiraga. Ni inkuru n'amashusho ya za filime bitabaho biri kubyiganira mu bitekerezo byawe. Iyi ngingo ya 4 cyangwa isomo rya 4, reka turebere hamwe umutwaro w'ubwoba twihimbira. Umutwaro w'ubwoba twihimbira tuneza tukanawikorera. Burya ibintu byinshi bitwiremera mu mutwe ntibinabaho, akenshi biranagorana, ntibishoboka. Byinshi mu biduhangayikisha biba ari ibitekerezo, si ukuri. Duhorana impungenge ku bintu bitazigera bishoboka ko byabaho, tukagenda twikoreye ubwoba buturemereye nk'amabuye mu ntekerezo zacu, natwe ubwacu turemereye. Kuki ibi bintu bibaho? Umutima w'umuntu umeze nk'umwanditsi udahwema kwandika inkuru. Ese habaye? Ese ibintu bipfuye? Ese naniwe? Ariko tekereza nawe, ni kangahe watumijwe ahantu kugira ngo muganire ku kiganiro runaka ugahangayika, ariko nyuma ugasanga ari ibisanzwe? Ni kangahe watekereje ko ibintu ari bibi ugasanga ari amahoro gusa? Akenshi imvura dutinya nta n'ubwiza nk'uko twabitekerezaga, kandi rimwe na rimwe ugasanga nta n'ubwuye. Buri gitekerezo cyose kije mu mutwe ntabwo ugomba kugifata nk'ari uko. Nutangira guhangayika, hagarara maze wibaza uti, ese ibi birimo kuba koko, cyangwa ni igitekerezo gusa? Ese ibi birashoboka ko byaba, cyangwa ni mu bitekerezo gusa? Akenshi uzasanga wararwanaga n'igicucu atari n'ikintu gifatika cyangwa kigaragara. Ubwisanzure butangira igihe cyose uhaye agaciro umwanya, igihe. Icyo utagomba kwibagirwa ni uko ubwisanzure butangira igihe cyose uhaye agaciro igihe, cyangwa kugenzura ibintu byose bibangamira ukwizera kwawe. Hari ukuri kugoye kwakira ariko kubohora cyane. Ntabwo ushobora gufata vora neza ngo umuhanda uzakuyobore. Uko ukomeza gufata ibintu cyane niko ugenda ubakureho icyizere. Kugenzura buri kintu ni nkaho ubwira ubuzima uti sinkwizera, ariko se mu by'ukuri kugenzura buri kimwe cyose byigeze biguha amahoro? Tekereza nawe. Akenshi bidutera umunaniro, impagarara n'ubwoba. Kwizera ntabwo ari ubunebwe, ni imbaraga zituje zivuga ziti maze gukora ibyo nshoboye, none ndemera ko ibisigaye ntabishoboye. Ukora ibyo ugomba gukora, ariko ntabwo ugomba kuba imbata y'uko ibintu bigomba kurangira. Nk'uko biba imbuto, nyuma ukayuhirira, ukayikurikirana ukayitaho, ariko ugomba kumenya ko ubushobozi bwawe burangiriye aho ngaho. Ntabwo wayivana mu butaka ngo uyikurure uyizamure nk'uko ubishaka ngo ihite ikura. Intambwe ku yindi niko izamuka igakura. Kuyikuza nyakuri bisaba kwizera ko bishoboka ko izakura. Isomo rya 7, kurekura nibwo buryo bwo gukura. Umuhangayiko wangiza ahazaza hawe buhoro buhoro. Bitangirira ku bitekerezo bito. Bitangira ku bitekerezo bito. Guhorana ubwoba bwo gukosa, ugasanga ugabanya inzozi zawe, ugahisha ijwi ryawe, ukazirika umutima wawe ukawufunga ngo wirinde kubabara. Ariko icyo ugomba kumenya, ubwoba ntiburinda, ahubwo burafunga. Kurekura ni ubutwari, ni uguhitamo kongera gufunguka. Tekereza ubaye uri mu ruzi. Iyo urwanya amazi uranesha cyangwa uraneshwa? Byanga bikunda uraneshwa. Iherezo ni ukuneshwa iyo uhanganye n'amazi. Ariko iyo wemeye gutemberana n'uruzi ukajyana n'iyo rwerekeza, uruzi rurakujyana kandi ukagera ku ntsinzi. Niko ubuzima bumeze. Iyo washoboye gutsinda ubwoba, uba utanze umwanya uwuhaye ubutwari, ibyishimo ndetse n'amahoro. Isomo rya 7, erega buri ubuzima butangira kugenda neza biburetse bukisanzura, bukigenzura, bukigenga. Uko duhatiriza ibintu niko twiremera inzitizi. Iyo twize gusubira inyuma gato niko kwizera. Ubuzima butangira kugenda mu njyana yabwo bwite. Nk'uko uruzi rubona inzira hagati y'amabuye, niko ubuzima bwawe bushobora gutera imbere, ariko bikaba ubushoboye gukura ubwoba mu nzira. Tekereza igihe wihatiraga ibi: akazi, gutsura umubano n'abantu, gufata ibyemezo runaka. Ese ni kangahe byakugejeje ku ntsinzi? Kangahe byarangiye ibyo byose? Kugira icyo wibaza mu gihe cyose warekuye ibintu, ugatuza, ukizera. Ntekereza ko akenshi byagenze neza kuruta uko abitekerezaga. Kugerageza kugenzura byose ntibituma ubuzima butekana, ahubwo biraburushya. Tekereza ku kuntu uri gufata ibintu cyane. Tangira gutekereza ku kuntu kwaho uri gufata ibintu cyane. Ese ni ubutumwa utegereje buri kanya? Ese ni icyemezo uhora usubiramo? Ese ni umuntu cyangwa ni inzozi ushaka kwihutisha? Wongera uhagarare maze wibaze, ese byagenda bite ndekuye gato? Kurekura ntabwo bisobanura kudakunda, bisobanuye gukora icyo ushoboye no kurekura icyo udashoboye. Ubuzima si imashini igenzurwa, ahubwo ni umugezi ugomba kubanwa nawo. Iyo ugerageje guhagarika guhatiriza, utangira kwakira. Iyo uhagaritse kuvangira buri kintu, ubuzima butangira kuvangura kandi bukagukorera aho kukurwanya. Ntekereza ko isomo twese twakuramo ari iri: ubuzima si urugamba rwo kurwana ngo urutsinde, ahubwo ni injyana yo kubamo. Si ubwo guhunga inshingano zawe,
ahubwo zikorana umutuzo. Umenye ko ugomba gukora ibyo ugomba gukora, ntukurekure ibyo ugomba kurekura cyangwa udashoboye kugenzura. Ntukibwire ko ugomba kwicarana ibisubizo byose. Ntushobora kugomera umugezi uko byagenda kose. Ntugomba kurwana n'umugezi w'ubuzima. Imbaraga zawe nyazo ntabwo ziva mu kugenzura byose, ahubwo ziva mu kubaho mu murongo mwiza w'ubuzima. Gira icyizere mu rugendo urimo. Mu gihe cyose uzahagarika kuvanga ibintu no kwifuza cyane birenze urugero, uzatangira kuba ufite amahoro, umucyo n'ituze, bikubashishe gukorera ku nzu. You and me dancing Armageddon time.